uko wakora lyrics y'indirimbo ukoresheje telefone yawe. Nk'urugero hari ukuntu ufite indirimbo y'umustar runaka muri gare ya telefone yawe cyangwa ufite indirimbo yawe runaka ugashaka kuyikora lyrics ukabura uburyo wabikoramo. Muri iyi video ngiye gukora kubyo uzajya ukoresha ugafata indirimbo y'umustar runaka cyangwa indirimbo yawe ukayikora lyrics nta kintu na gito yabigusabye. Gusa nibiri ukunda gusa ku ndirimbo ndakwereka n'uburyo wafata video isanzwe umuntu ari kuvuga muri iyo video hanyuma ibyavuze bikajya byanika kuri screen yawe nk'uko uri kubona ibyo ndi kuvuga biri kuyanika kuri screen yawe. Waba waragize amahirwe yo kwiga cyangwa utaragize amahirwe yo kwiga nureba video ukayirangiza waba ufite ubushobozi bwo gukora lyrics indirimbo yari yo yose kandi waba ufite n'ubushobozi bwo gufata video yari yo yose ibintu biri kuvugwa muri iyo video bikajya byanika kuri screen yawe nk'uko uri kubona biri kuyanika kuri screen yawe. Tudatize mu bintu byinshi reka ngore ku buryo bikorwamo. Ariko nyawe na mbere kugira ngo dukomeze liking iyi video ukore subscribe niba utarayikana ufite ikindi kibazo cyangwa inyunganizi ubisiga munsi muri comment ndahita ngusubiza. Iyi video irimo ibyiciro bibiri. Igice cya mbere ndakora ku buryo wakora lyrics y'indirimbo ukoresha application ya InShoot. Icyo ni igice cya mbere. Igice cya kabiri ndakora ku buryo wakora lyrics y'indirimbo ukoresha application ya CapCut kuko nayo yarabishoboza. Application zose tugiye kurebera hamwe uburyo wakora lyrics uzikoresheje. Tudatize mu bintu byinshi reka dutangira n'agace ka mbere ngone ku buryo wakora lyrics y'indirimbo ukoresha application ya InShoot. Rero kugira ngo bikore nta kintu uzakora usabwa ko ufite application ya InShoot muri telefone yawe. Niba utayifite muri telefone yawe reka ngore kantu wayikura ufungura Google Play Store yawe cyangwa App Store bitewe na telefone yawe. Ukimara kuyifungura rero tuza muri search hano munsi, ukimara kuza muri search hano munsi rero tuza muri search hano hejuru. Ukimara kuza muri search hano hejuru rero wandikamo InShoot nk'uko nguko. Ukimara kwandika InShoot urakora search gakeya. Ukimara gukora search gakeya rero tuyungukirana ameze uko nguko we nta kindi urakora kuri application ingi ya kabiri urayikoraho. Ukimara kuyikoraho urayistara nk'uko nguko. Ukimara kuyistara nk'uko nguko we nta kindi urakora ahita ukora kuri open. Gusa reka mbaze nkwereka n'uburyo wakistara application ya CapCut kugira ngo tutari buze kugaruka muri Play Store. Nanone urakora back. Niba udafite application ya CapCut uhita ukora kuri kano kantu ka search none wandikemo CapCut. Urandika CapCut nk'uko nguko nurangiza ukore search gakeya. Ukimara gukora search gakeya rero tugerana ameze uko nguko we nta kindi urahita ukora kuri application ya kabiri iyi ngiyi. Ukimara kuyikoraho urayistara banze ujya muri telefone yawe. Nizimara kujya muri telefone yawe nta kintu uzakora. Tugiye guhera kuri InShoot none turebe uburyo wakora lyrics uyikoresheje. Rero kugira ngo bikore nta kintu uzakora uzayifungura dore ngiyi ngiye wenda urayifungura. Ikimara kuyifungura we nta kintu uzahita ukora handitse video ahangaha. Ukimara gukora kuri video uzahita ukora ahangaha hejuru ahangaha uzakoraho. Ukimara gukora uzahita ugerana ameze uko nguko. Niba ufite video ugiye gushaka gukora lyrics aho ni sawa cyane uzahita uhitamo hano ha video uzahitamo iyo video. Gusa wowe niba ufite audio ushaka gukora lyrics nta kintu uzahita ukora kuri kano kantu ka foto akangaka. Ukimara gukora kuri kano kantu ka foto uzahitamo ifoto yari yose ushaka kwizajya igaragara. Izo lyrics nyine ziri kwiyandika kuri iyo foto aho ngaho uzayihitamo nk'urugero ngiye gufatira kuri iyi ngiyi. Ukimara kuyivivura nk'uko nguko uzahita ukora kuri kano kantu ka V. Gusa nawe wahisemo video uzayikoraho nk'uko nguko uhita ukora kuri kano kantu ka V. Ukimara kuyikoraho nta kintu uzahita ubanza ukureho iyi watermark iyi ngiyi. Uzayikoraho nk'uko nguko ukimara kuyikoraho uzahita ukora hano handitse free remove ahangaha. Ukimara gukoraho uzategereza gakeya wihanganye. Ukimara gutegereza izahita yivanaho. Urategereza gakeya. Tayari urabona tukimara gutegereza ise yivanaho. We nta kintu uzahita ukora handitse canvas ahangaha munsi kugira ngo uyihereshe na nk'urugero twebwe reka dufatire kuri YouTube. Urabona ukuntu ifoto yacu isingana uzayishyiramo neza ku buryo nyine iyo foto yawe bizabihura cyangwa iyo video yawe lyrics uzajya ubona ko bimeze neza uzahita ukora kuri kano kantu ka V. Ukimara gukora nk'uko nguko rero uzahita uyikurura ibe ndende kugira ngo indirimbo yawe ize kujyaho. Urabona tumaze kuyigira ndende nk'urugero bitewe nuko indirimbo yawe ingana uzahita uyigira nk'uko nguko. None nta kintu uzahita ukora handitse audio ahangaha. Ukimara gukora kuri audio uzahita ukora handitse music ahangaha. Ukimara gukora kuri music uzahita ugerana ameze uko nguko nta kintu uzahita ukora hano handitse my music. Ukimara gukora kuri my music uzahita ugera ku ndirimbo zose ufite muri telefone yawe. We nta kintu uzahita ukora uzascrolling ushaka indirimbo ushaka gukorera lyrics. Gusa kuri we wafashe video nizere ko iyo video iriho indirimbo ushaka gukorera lyrics. We hano hantu ntago uri buze kuhaza. Abantu bari buze kuhaza n'abantu bafashe ifoto baje gutora indirimbo bagiye gushyira kuri ya foto. Uzahitamo indirimbo yose ushaka uzayihitamo. Reka fatire kuri iyi ngiyi nta kibazo. Ukimara kuyikoraho uzabanza uyumve neza. Reka ngabanye volume kugira ngo bitaza kubabangamira. Ukimara kuyigabanya neza nk'uko nguko we nta kintu uzahita ukora kuri kano kantu ka plus akangaka. Ukimara kuyikoraho rero nta kintu uzahita ukora kuri kano kantu ka V. Bino bintu dukoze ni ku muntu wakoresheje ifoto gusa indirimbo amaze kuyishyiramo. Iyo maze kuyishyiramo rero nk'uko nguko ngiye gushyiramo na video kugira ngo nkwereke ko ibintu byose ari kimwe. Ngiye gushyiramo video nawe rero uburyo bikorwamo. Gushyiramo video rero nabyo ntago bigoye cyane. Reka shyiremo video
uhita ugenda kuno ndimo ndihuta cyane kuko bitagoye, ukahita uselectinga video nk'urugero ngiye reka fatire kuri ngiyi. Ukimara kuyikora uhita ukora kuri kano kantu ka V. Ukimara kuyikora uhita ubanza ugakoraho watermark n'ubundi nk'ibisanzwe, urategereza gake yawe ihanganye watermark ikabanza ikavaho. Ikimara kuvaho nguku bitayemerera kunguku, ubwo kuri wewe wakoresheje ifoto, indirimbo yawe urimo n'ifoto yawe urimo, noneho kuri wewe wakoresheje video yawe irimo kandi iyo video iriho indirimbo. Rero nta kintu uhita ukora, wowe uhita ukora hano handitse text ahangaha. Ukimara gukora kuri text nta kintu uhita ukora, uhita ukora hano handitse text nanone. Ukimara gukora text hano uhita wandikamo ibintu biri kuvugwa muri iyo video yawe cyangwa muri iyo audio washyize kuri iyo foto yawe. Nk'urugero ngiye yerekana handike ngo gerageza aka kantu, gerageza. Ukimara kwandika nguku uhita ukora kuri kano kantu kave. Ukimara kubyandika uraza ukaba wabishyira hano, noneho warangiza kano kantu bitewe nuko ari kuvuga ukaza niba gerageza igarukira ahangaha ukahita ugakurura nguku ugakora nguku ugakurura, noneho ukahita ukora hano handitse text ahangaha. Ukimara gukora text tuvuga ijambo rikurikiyeho, yenda reka mvuge aka kantu. Ukimara kwandika n'ubundi ukora kuri V. Ukimara gukora kuri V naryo urarikurura hano ukarizana nk'aha ngaha kuno, nanone ukaba wari kuravuga ati ako kantu niba ari ahakagera ukagenda utondeka nguku ukahita nanone ukora kuri text, ukahita uzoka hano ukahita ugandika hano yenda gerageza aka kantu kuri telefone yawe, nanone ukahita ukora kuri V, nanone ukarikurura ukaza ukarishyira nk'aha ngaha bitewe naho uhitsemo. Ushobora kuba warijyana ruguru cyangwa ukarijyana hepfo, ukaza ugashyira aha ngaha. Gusa iyo ushizemo amagambo urabona nk'ubu duplayinze, reka turebe, urabona bita byihinduranye. Urabona nk'ubu ngubu ayo nari yanditse urabona ari hinduranyije nguku, yaba ari icyongereza yaba ari n'ikinyarwanda nuko nguku ubikoresha muri InShot. Gusa ndakwereka itandukaniro riri hagati ya InShot na CapCut, kuko CapCut yo irarenze, niyo mbashishikariza gukoresha mukora lyrics y'indirimbo kuko yo biroroshye cyane, ni ibintu biri automatically. Rero nuko nguku wakoresha InShot ushyiraho lyrics urabona ko ari ibintu byoroshye, ugenda wandika ibyo bavuze ubyandika. Urabona ko ni ibintu bigoye cyane ariko urabikora bitewe n'icyo umutima ushaka. Nyine urabona biragenda, urabona nubwo nkoresheje duke ariko urabona ibyo yavuze bita byiyandika nuko video nabanje kuyigabanya kugira ngo nababangamire. Rero nuko nguko umaze kubikora nta kintu uhita ukora. Gusa ushobora no kuba wahindura kara y'ijambo, nk'urugero urikoraho nguku ukahita ukora hano handitse edit. Ukimara gukora kuri edit uhita ukora hano hari akabara akangaka. Ukimara gukora ushobora kuba warihindura ibara, ukaba warihindura umukara, ukaba warihindura umweru, ukaba warihindura umuhondo bitewe nyine n'icyo ushaka. Wowe uhitamo aho ushaka, bimaze kubihindura nguku uhita ukora kuri V ahangaha. Nyine wowe ugenda uhindura bitewe n'icyo ushaka, urabona biragenda bihinduka. Iyo umaze kubikora kuri video yawe yose rero nta kindi ukora kuri kano kantu ka V. Iyo umaze kubikora kuri video yawe yose ubona byarangiye, video yawe uhita uyisavinga muri telefone yawe. Uhita ukora hano hejuru handitse export, ukahita wongera ugakora kuri export, video yawe igatangira kujya muri telefone yawe. Tuzize mu bintu byinshi, reka mpite nkomeza n'agace ka kabiri kuri CapCut. CapCut yo irarenze, niyo ngushishikariza gukoresha. Gusa nuko nari mbanje no kubereka kuri InShot kuko abantu benshi nabo barayikoresha, usanga CapCut ikoreshwa n'abantu baba pro gusa. Rero kugira ngo bikore nta kintu uzakora, uzafungura application yawe ya CapCut. Dore ngiyi urayifungura. Ukimara kuyifungura rero nta kintu uhita ukora kuri new project ahangaha hejuru. Iyo hajemo kano kantu we nta kintu uhita ukora kuri kano kantu k'agakubo. Ukimara kugakora uhita ukora kuri new project ahangaha. Ukimara gukora kuri new project uhita uhingukira ameze uko ushobora guhingukira kuri video ugahingukira kuri foto bitewe n'ahari. Rero kugira ngo bikore nta kintu uzahita ukora, ni ufite video uzahita ukora hano ha video, ni ufite ifoto uzahita ukora hano ha foto ahangaha bitewe n'icyo ari cyo cyose ushaka. Nk'urugero ngiye gukoresha noneho ifoto, uzayikoraho nk'urugero reka nkore kuri foto. Ukimara kuyikoraho uzahitamo ifoto yari yose, nk'urugero reka fatire kuri ingi uzayivivura. Ukimara kuyivivura uzahita ukora kuri kano kantu ka HD. Naho ndi bugaruka inyuma ukundi kubigenza ari nako washyiramo video ugiye kuyikorera lyrics. Ukimara gukoraho rero nta kintu uhita ukora hano handitse add ahangaha. Ukimara gukora uhita ugera muri CapCut mo imbere, we nta kintu uhita ukora kuri ya foto yawe ukayikurura ikabanza ikaba ndende bitewe nuko audio yawe ingana. Ukimara kuyikurura nguko rero usubira inyuma nta kintu uhita ukora hano handitse add audio ahangaha munsi ukoraho. Ukimara gukora uhita ukora hano handitse sound ahangaha. Ukimara gukora kuri sound urategereza gake ukahita ukora hano ushyize fresh ahangaha. Ukimara gukora uhita ukora hano handitse device ahangaha. Ukimara gukora uhitamo indirimbo ushaka gukorera lyrics. Nk'urugero ngiye kubanza mere ku icyongereza ndaherutsa iy'ikinyarwanda. Uzahitamo indirimbo yari yose ushaka. Ngiye ndimo ndashaka indirimbo y'icyongereza kugira ngo mbariyo duheraho tuze gusoreza ku ikinyarwanda. Kanze nyirebe.
nk'urugero ngiye kwifashisha iyi ngiyi uyikoraho ukabanza ukumva neza ko ariyo, bimaze kumva neza ko ariyo uhita ukora kuri kano kantu ko guteranya akangaka ugakoraho, ukimara kugakoraho indirimbo yawe ibitangiye kujyamo. Nk'urugero ngiye kongera volume gakeya mubanze mwumve iyi ndirimbo tugiye gukorera lyrics. Reka nongere gake mubanze mwumve. Indirimbo tugiye kuyikorera lyrics, noneho ibintu biri kuvugwa muri iyi ndirimbo bijya bita byiyandika ahangaha kuri iyi foto tumaze gushyiramo hano. Gusa nawe washyizemo video niko ugiye kubikora, ugiye gukurikiza inzira ngiye gukoresha, kuko kuri video ntabwo ndibisubiremo, inzira twakoresheje ni zimwe. Rero kugira ngo bikore nta kintu uzahita ukora kuri kano kantu ka baka akangaka ko gusubira inyuma, akangaka ugakoraho, nanone wohite wongera ugakoreho. Ukimara kugakora uzahita ukora hano handitse text ahangaha. Ukimara gukora text uzahita scrollinga muri aya magambo, uhita ukora hano handitse auto lyrics ahangaha mu nguni uzakoraho. Ukimara gukora uzahita ukora hano handitse generate ahangaha uzakoraho utegereze. Bizahita bitangira kubara bihereye kuri rimwe, uzategereza bibanze bibare bigere 100%. Uzategereza gakeya wihanganye. Gusa nyabona niba ugeze kuri uyu munota mu gihe tugitegereje, liking iyi video, kora subscribe niba utarayikana, ifite n'ikindi kibazo cyanyunganizi nabyo bisigaho muri comment, kuko ngiye nta kindi kiguzi musabye. Ikiguzi mba ngusaba no gukora like, gusa byonyine ibyo biba bihagije. Urategereza gakeya wihanganye. Gusa nyabona niba hari n'undi muntu wabona iyi video yagira umumaro, nawe ujye uyimusangiza kugira ngo yunguke ubumenyi. Urabona ko bino bintu ari iby'ubwenge kandi abimenye byamugirira umusaruro. Tayari urabona tukimara gutegereza bya bintu byari biri muri ya ndirimbo, urabona bise byiyandika. Urabona nk'ibi biri yanditse, urabona nk'ubu nk'urugero sinongera kongera volume ariko ngiye gupereyinga, uzajya ubona ko ibintu byose urabona biri yanditse, urabona bigezweho birahinduka. Rero hari nk'ukuntu ubona uburyo byanditsemo ukabona ntago ari byiza, cyangwa wakenera kongera uburyo bigaragara. Koza intoki ebyiri ukaba wakora zoom in cyangwa zoom out bitewe nuko bishaka, cyangwa ukaba wakora ukaba wazamura bitewe nawe ushaka kubishyira, wowe ushyira ahantu nyine ubona nyine hakunogeye. Giye nk'urugero reka fatira ahangaha. Rero nk'ukuntu uba ushaka guhindura ibara yabyo, rero nta kindi uhita ukora ndetse style ahangaha ukoraho hano. Ukimara gukoraho uhita ubona udustyle tugiye dutandukanye, usanga biri kuri B4. We nta kindi uhita ukora, uhitamo tuno tuntu bitewe nako ushaka. Urugero ngiye gukora kuri akangaka ugakoraho. Ukimara kugakoraho urabona uburyo biza kuba byihinduranye. Uri kubibona uburyo byaza kuba byihinduranye bitewe nuko bari kuririmba. Urugero urabona dukoze ahangaha munsi, uri kuhabona aha, urabona uburyo byabyitondeka. Rero nyine wowe ugenda uhitamo bitewe n'ahantu ahariho hose. Yenda nk'urugero reka nze fatire, ikafatira ahangaha ukoraho. Ukimara gukoraho birarodinga gakeya, byamara kurodinga gakeya bihita bijyamo nyine, wowe urategereza. Urabona ukuntu byaza kuba bigenze. Ukimara gukora ahantu ukabona urahishimiye, uhita ukora kuri kano kantu kavi aka ukoraho. Ukimara gukora none uraplayinga video yawe kumva uburyo imeze. Urabona ari kuvuga birimo biragenda byihinduranya nk'uko nguko, akavuze kagenda kigaragaza nk'uko nguko. Urabona ko ari ibintu byoroshye. Rero hari nk'ukuntu ushobora gusanga ibeshye, gusanga nk'akajambo yakanditse nabi, we nta kindi uhita ukora hano ushyize udufresh hano ha edit. Ukimara gukora kuri edit tureba ibintu byose, urabona byose uragenda ukareba ahantu yakapfuye ukaba wakagorora. Gusa ku cyongereza ntago bikunze gupfa cyane, ahantu bikunda gupfa cyane ni ku kinyarwanda, niho ngiye kubereka itandukaniro. Rero urabona ko ari ibintu byoroshye cyane, nuko nguko wakora lyrics y'indirimbo ukoresheje icyongereza. Urabona ko ari ibintu byoroshye cyane bita byikora automatically. Rero iyo umaze kubikora nk'uko nguko washyizemo ibintu nyine ubona bihura neza bitewe n'icyo wahisemo, wowe nta kindi uhita ukora. Wamaze kubisoza byose ubona bihura, nta kindi uhita ukora, wowe uhita ukora hano hantu hejuru handitse export. Ukimara gukoraho video yawe ihita itangira kujya muri telefone yawe yabaye lyrics. Ibintu biri kuvugwa muri iyo ndirimbo cyangwa muri iyo video bitewe n'icyo wahisemo biri kwiyandika kuri screen ya telefone yawe. Ubu ni uburyo bwa mbere bwo gukoresha icyongereza. Noneho tugiye gukoresha n'ikinyarwanda, ni nacyo cy'ingenzi tukwiye kumenya. Kambikuremo ubiremo irajyaho. Rero kugira ngo ukoreshe ikinyarwanda nta kindi ukora, ufungura application yawe ya CapCut. Ukimara kuyifungura tukora kuri new project ahangaha. Ukimara gukora kuri new project ukora kuri kano kantu kakavanamo kajemo, uhita uhitamo niba ari ifoto cyangwa ari video. Nk'urugero reka fatire kuri video kuko byose biba ari nkaho ari kimwe. Reka fatire kuri video kugira ngo n'abandi ngo bimenye, abantu bambonye nkoresha ifoto batagira ngo kuri video nibikunda. Uyikoraho nk'uko nguko. Ukimara kuyikoraho uhita ukora kuri kano kantu ka HD aka ugakora. Ukimara gukora uhita ukora nanditse add munsi yaho. Ukimara gukora kuri add video yawe ihita igeramo. Urabona nk'ubu yagezemo.
Nk'urugero reka nongere gakeya kugira ngo mwumve neza ko biri buze guhura. Reka nongere gakeya mubanze mukumve gakeya. Wumve. Gerageza aka kantu kuri WhatsApp yawe uzashimira nyuma. Ese wari uzi ko kuri WhatsApp ushobora gusetinga WhatsApp yawe noneho umuntu yajya kwandikira utari gukoresha WhatsApp ukajya umusubiza udakoze kuri telefone yawe. Murumva aka kantu niko tugiye gukorera lyrics kandi murumva ko ari ikinyarwanda. Rero kugira ngo ukore lyrics y'ikinyarwanda nta kindi uhita ukora, niba washyizemo ifoto ubwo washyizemo na audio yawe. Kugira ngo bikore nta kindi uhita ukora nanditse text ahangaha. Ukimara gukora text n'ubundi urascrolling ukahita ukora nanditse auto lyrics ahangaha. Ukimara gukora uhita ukora nanditse generate aha munsi ugakoraho. Ukimara gukora nanone birabara urategereza gakeya wihanganye. Ukimara gutegereza urabona bise byiyandika. Urabona ibintu bise byiyandika ariko urabona uburyo byiyanditsemo nago bihura neza cyane. Rero kugira ngo nanone ubihindure nta kindi uhita ukora nanditse style ahangaha. Ukimara gukora kuri style ushobora kuhita uvana kuri B40 ukahita ushyira nk'ahangaha yenda nk'urugero. Nk'urugero urabona dupurenze tukareba urabona uburyo byaba byiyandikamo. Nyine urareba ukabona ikikunogeye urabona tuzanye aha kabiri urabona uburyo byaba byiyandikamo. Ugenda nyine uhitamo ikintu ubona kikunogeye bitewe n'icyo ushaka wowe. Ngiye nk'urugero reka mfatire ahangaha. Noneho urabona uburyo byajya byiyandika urabona dupurenze video urabona ukuntu byaba byiyandika uri kubibona ukuntu byaba byiyandika. Ubu ngubu ni ibiri kuvugwa muri video. Noneho hari nk'ukuntu ku kinyarwanda cyo nago kiba kirimo neza 100%. Rero kugira ngo editing utukora hano ha edit ahangaha. Ukimara gukora kuri edit ugenda usoma tuno tuntu utudahuye neza ukajya ugenda udukosora kuko CapCut ntago yumva ikinyarwanda neza pe. Ntago icyumva agenda wo hano urakosora pe. Uragukoraho nguko aho sanze bipfuye niba ari ahantu yavuze nabi ukaba wakosora cyangwa ukaba wongeramo ikintu bitewe n'icyo yasimbutse. Rero no kunguko wakora lyrics ukoresheje indirimbo y'icyongereza unakoresheje indirimbo y'ikinyarwanda. Muretse kuri CapCut muretse no kuri InShot. Ese wowe urabona aho byoroshye ari aha. Ese ni CapCut cyane kuri InShot bimbwira muri comment. Rero maze gukora video nk'iyi ngiyi nta kindi uhita ukora no hejuru export nguko iyo amaze gucekinga amaze kubona ko byose bihura ukoraho. Ukimara gukoraho video yahita itangira kujya muri telefone yawe. Rero urabona ko ari ibintu byoroshye gukora lyrics y'indirimbo cyangwa ya video yawe ku buryo ibintu uzajya uvuga muri video bizabyandika ahangaha. Bigerageze kuri telefone yawe niba ukunduze kubimbwira muri comment umbwire n'icyoroshye muri bino bintu. Ese no gukoresha CapCut no gukoresha InShot horoshye iki? Rero no kunguko wakora lyrics ukoresheje telefone yawe urabona ko ari ibintu byoroshye. Niba aka kantu kagufashije bimbwira muri comment. Kindi kandi niba gusiga ukoze subscribe. Ciao mugire ibihe byiza n'abakunda cyane. Video kuri iki ngi ndasubiza ikibazo wambajije aho muri comment.